Ndakuramukije amahoro y'Imana n'abane nawe nshuti y'umusaraba, ndizera ko umeze neza ukomeye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ni mwene so Reverend Pasteur Jules ugarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Nyemerera twongere tuganire uyu munsi wa none. Turimo turaganira ku ntambwe zirindwi umuntu atera kugira ngo yakire ububyutse. Ntabwo ububyutse ari ikintu wicara ngo kizane kigukorokere ubone kikuguyeho, ntibikunda. Ububyutse kugira ngo bwinjiremo hari icyo usabwa gukora. Intambwe ya kabiri ejo twarebye yari intambwe ivuga kubatirizwa mu mazi menshi. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge ku ntambwe ya gatatu. Intambwe ya gatatu iravuga gutandukana n'inshuti mbi, gutandukana n'abantu babi. Igihe cyose ukiri kumwe n'abantu babi mu kwegana, bizakugora kwinjira mu bubyutse, kuko ububyutse bufatanye no kuba waratandukanye n'inshuti mbi. Kuko inshuti mbi ntabwo zituma uziterana imbere mu buryo bw'umwuka, ahubwo zigukwega zigusubiza inyuma. Ni ukuvuga iki? Bibiliya itugaragariza ko umunsi Uziya yapfuyemo niwo munsi Yesaya yabonye Imana. Ntabwo ushobora kubona Imana mu buzima bwawe ukiri kumwe na Uziya. Ni ukuvuga ngo Uziya ni umuntu ukubera nk'iwa, ni umuntu ukujomba, ni umuntu utuma utinjira muri bya bihe byiza. Uziya ni umuntu utegura amasengesho akagukuramo. Uziya ni umuntu utegura kujya gusenga akakubwira ngo byihorere. Uziya ni umuntu utegura kujya guhura na bene so babizera akakubwira ngo twigire mu kabari. Uziya igihe cyose aguma agutega ibigutandukanya n'Imana. Uziya iyo muri kumwe akujyana mu busambanyi. Iyo uri kumwe na Uziya akujyana mu kaborerwa, akujyana mu nzoga, akaguhindura imborerwa. Uziya iyo muri kumwe akujyana mu bapfumu. Uziya iyo muri kumwe ntabwo yatuma utera imbere mu buryo bw'umwuka. Umunsi rero Uziya yapfuyemo niwo Yesaya yahise abona Imana mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo Uziya yari yazibiye ikanguro kuri Yesaya. Ni ukuvuga ngo Uziya amaze gupfa, Yesaya yinjiye mu mubyutse, yinjira mu ikanguro, ijuru rirafunguka, agirana kominikasiyo n'Imana kubera kuko Uziya yapfuye. Nshuti y'umusaraba, nagira ngo nkubwire ngo tandukana n'inshuti mbi kugira ngo winjire mu bubyutse. Iyo ukiri kumwe n'inshuti mbi zikujyana mu ngeso mbi, inshuti mbi zikujyana mu byaha, inshuti mbi zikugira inama, ntabwo ziba zifuza kuko wajya mu muhamagaro w'Imana. Inshuti mbi ntabwo zifuza ko waba umunyamasengesho mwiza, kuko Satani azikoreramo. Niyo mpamvu rero ukwiye gutandukana n'inshuti mbi. Imana yacu itugirire neza. Iyo uri kumwe n'umugenzi mubi, byange bikunde aragukwegera mu ngeso mbi, agukwegera mu byaha, maze rero ijuru rigakomeza rigafungwa kuri wowe. Kubera ko Bibiliya iratubwira ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu matwi y'Uwiteka. Rero iyo uri kumwe n'inshuti mbi igukwegera mu byaha, ikakujyana mu bubari, mu mabuwate, umwanya wagafashe kujya gusenga, ahubwo za nshuti mbi zikakujyana mu ngeso mbi, zikakujyana hari abantu benshi ubu babaye imborerwa biturutse ku nshuti mbi. Abagenzi babi babajyanye mu kaborerwa, noneho nawe kwigobotora aho ngo uce ibyo biziriko bikakunanira, ukaza kwisanga waraboshwe na za nzoga, waraboshwe na bwa busambanyi, kandi warabutwawemo buhoro buhoro n'umugenzi mubi. Rero ntabwo wajya mu bubyutse ukiri kumwe n'inshuti mbi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo naje gutandukanya umukazana na nyirabukwe, naje gutandukanya umukobwa na nyina, naje gutandukanya umwana na se.
bivuze iki? bivuze ngo ni ugutandukana mu buryo bw'umwuka. Tandukana rero n'izo nshuti mbi, tandukana n'abo bantu babi bakujyana mu ngeso mbi, hanyuma ufate inzira imwe y'agakiza, uraza guhabwa umugisha n'ijuru. Imana nikugirire neza, Imana niguha umugisha. Iyi video wayisangiza inshuti zawe. Shalom shalom.